amaze gukubitaho urugi mu nkundire mbabwira ibyabaye ikirere bagiye kubona babona umwijima w'icuraburindi ibicu bya rukokoma bitangiye gukubita ibaho inkuba imirabyo bitangiye gukubita abantu umutima utangira kubarya bagiye kubona babona amazi atangiye imigomorero yo hasi n'iyo hejuru iragomororwa amazi aratangiye abagore batagira ubwenge batamenyereje abana babo Imana ngo bajye mu burinzi bw'Imana nibyo nkora mbabwira ngo hari aho utazarenza umwana hari aho utazarenza umwana iyo urupfu ruje umwana ntushobora kumurenzaho n'isaha n'imwe iyi saha igeze aragenda akagucika ukajya kumujugunya mu mashyamba wamukundaga y'abanyishingwe iyo twabaga abanyabwenge twakaraga abana bacu ibizahoraho yaba anagiye akaba asinziriye byibura muri cya gitondo cy'umuzuko ibyo nibyo byiringiro byanjye nibyo bituma nkora ku mavi ndira cyane amanywa nijoro nsaba Imana ngo utwana yampaye ntazaburamo n'umwe nkadusengera amanywa nijoro mbavuga mu mazina nshuti zanjye muranzirikana ko hari aho ntazarenza abana hari igihe urupfu ruje ubura uko ubigenza 9:4 mu kuvukira muri iri torero nibyo nahereye ejo. Hari igihe uba wumva wagiye kure y'Imana ukumva wacitse intege cyane ku buryo uba wumva nta jambo ry'umwana w'umuntu ryakugarura mu mwanya wari urimo ukumva ukumbuye bya bihe wabanaga n'Imana uyibwira nk'umubyeyi wawe. Imana ibikureba neza ikureba nk'aho ari wowe wenyine uri ku isi. Niyo mpamvu ijya itugenera ibihe byo kugira ivugurura bitanaguturutseho ahubwo biturutse ku bakuzengurutse. Ukabona inshuti yawe ije kugusura yitwaje Bibiliya mukagirana ibihe byo gusenga. Niyo mpamvu muri iyi minsi hirya no hino ku matorero atandukanye hari ibihe by'ivugurura. Hari ibihe byo kongera kwiyunga n'Imana no gusabana nayo. Uyu munsi rero twebwe duherereye mu ntara ya Ruyenzi ku itorero ryitwa Sheri. Turi kumwe n'umubwiriza butumwa Uwingabire Rose. Niba waragiye ukurikirana amateraniro yagiye akorwa mu magereza hirya no hino, uyu mubyeyi yabashije gukora amateraniro menshi mu magereza atandukanye, muri gereza z'i Muhanga, kandi abagororwa benshi bagiye bakorwa ku mutima, hagiye hihana benshi kugeza n'ubwo umubare wageraga no mu 1000. Turi kumwe rero muri aya materaniro kandi azajya anyura kuri YouTube channel ya Salvation Content TV kugira ngo buri wese abashe kugira ibihe byo kongera kwiyunga n'Imana. Ntuzacikwe rero, ni iminsi 10 tuzabana nawe. Imana iguhe umugisha kandi guhe gukomeza gushaka icyatuma womatana nayo ku giti cyawe atari muri rusange. Emerera umwuka wera kwigishe ku giti cyawe. Imana iduhane umugisha.